Miss World Top Model Rwanda 2021. Ko hatariho Miss? It's mostly ni mostly modeling. So yeah. Part nini mo no ku modeling. Yeah. Part ni modeling. Uri umumodo. Yego. Ndetse ubyambariye ikamba. Yego. Ngaho nyibwire. Cyangwa wenda tangira wibwira abadukurikiye ko ngiye turaziranye. Tangira wibwira abakurikiye JALAS official by'umwihariko. Nitwa Irera Queen Isabel. Nkaba mfite ikamba rya Miss World Top Model 2021 Rwanda. Rwanda iyo utayishyiraho. Aya. Nari guhita menya ko ibintu ngiye kukubaza byose wabirangije. Ikamba wambaye urateganya guhagararira u Rwanda ryari mu buhe buryo uko nabonye structure cyangwa se kurushanwa rimeze cyangwa aho wakuye ikamba nabonye harimo procedure yuko muzajya no mu yandi marushanwa. So nibyo byawe niko bimeze cyangwa ubwo navuze ko hatariho Miss ngira ngo ibindi byawe biri hano. Hari izindi competition ariko ibyo twihanzeho amaso cyane ni Miss ni World Top Model. Yeah. Ubungubu uzajyaho ryari? Nzajya kwa 12. Kwa 12? December. Uracyari hano. Yego. Uracyahari abandi bo numvise biri vuba ariko uracyahari. Iyo numvise umumodo ngewe nkanjye cyangwa undi munyarwanda udukurikiye ushobora kugira ngo uri mu gatebo kamwe na ba Shaddy ba Sacha baranyine babyita kuri IG. Urumva? Yego. Modeling yanyu munambikirwa ikamba cyangwa se mukorera cyangwa se muhatanira itandukaniye niyo yindi ndi kuvuga iyo si yindi ya modeling ndi kuvuga. Cyangwa ibijyanye byo si imideri. Hari modeling yo kuri social media. Hari no modeling y'ama competition abantu nyine bagenda bahitana modeling ni irushanwa. Kuri social media ntago ari irushanwa pe. Kuri social media ni exposure. Yeah. None se wowe kutari kunyuzamo ngo utwiyereke muri buraburi tunagufana. Ibi bizaza ndacyafite igihe. Nzagenda ngenda buhoro buhoro. Zari inzozi zawe urumva ibintu bijyanye na modeling akenshi tubona abana b'abakobwa mukura bibarimo donc akunda kubikora ku ishuri ni ibintu byawe nyine kuva icyo gihe cyangwa wenda warakuze abantu barakwankuraja ujya mu irushanwa ugira amahirwe yo ubona iryo kamba. Nabikunze kuva nyiri muto yigo muri primaire ntago nabikoraga cyane ariko muri secondaire niho natangiye kubikora ndabikunda natsindira n'ikamba ryo ku ishuri nyine Miss High School y'ishuri ryanjye. Urikenyereyeho ariko nararitanze kuko rain yanjye yari yarangiye. Nabonye irushanwa rimaze igihe kinini cyane ryatangiye muri za 1993. Umuntu uheruka kuri giye gukarura muzi izina rye kuko ari umutaliyani ariko nyine ndamuzi. Namurebye nasacinze ukuntu yitwaye muri iyo competition byatumye atsinda. Okay. Umutaliyani ni Munyaperu. Umutaliyani. Ni Umunyaperu witwa Pierina. Niwe nabonye uri latest wa 2020. Pierina Patino. Munyaperu. Tugafashe se? Yes. Ngako kabisa ni sa. Ubwo umenye nyine ushobora gusanga nyine uritwaye akazaje kukwambika utanamuzi. Uzahita umwengorera umubwira uti Patino. Dufite Patino mu Rwanda wo mu comedy. Yose. Hanyuma nabonye background yaryo nta munyafurika urahuhaho ariko uri muri competition. Abanyarwanda bitegure ko Queen ari ugiye kwesa gahigo cyangwa ari we ugiye kubirangiza. Mfite icyizere ko nzatahana mu rugo. Ariko nyine nshobora gutsinda nshobora gutsindwa ariko byose ibi outcome yose nzayishimira. Ugira aba top model ujye ukurikirana abandi basanzwe
ni uramugira ukunda ukwinspira mukundira iki cyangwa se wenda twinjize muri iyo sirega niyo nshaka ko tujyamo uko ngiye urabona imideli ndi kure yayo. umodel wa mbere nkunda cyane yitwa Bella Hadid. Mukundira ko uretse iby'akazi akora mu buzima busanzwe ni umuntu woroshya ubuzima, witonda, uri kind, ufasha n'abakene. Wow. Ya nicyo mukundira cyane. Hari akazi, hari no gukora kuba human, gukora ibintu bya humanitarian. Yeah. Ugeze kumbwira uturushanwa nzajyamo rifite guhemba agera ku 200,000 by'amadolari cyangwa by'amayero. Aya mafaranga katari make muvandimwe. Uyakenyereyeho miliyoni za 200,000 z'amanyarwanda ubwo. Mbwira nk'umushinga munini uri mu mutwe wawe wenda ushobora kujya kure ya modeling cyangwa se y'ubumodo nkuko wari umbwiye uti uyu muntu nkunda mukundira ibi n'ibi bindi akora. Ni iki kintu wahita wumva wahita wiyangajamo ako kanya? Ikintu cya mbere nakora ni kubuildinga nka center or gukorana n'abantu nyine kugira ngo tuza building ikintu cyitwa depression center or mental illness center, cyangwa ahantu nyine abantu bari depressed, bafite anxiety babonera ubuhungiro n'ababafasha cyane, kuko depression ni ikintu kibi cyane mu Rwanda. Ejo bundi hari umukobwa nagarejo bundi ni muri 2018 nyiri muri secondaire, hari umukobwa wiyahuye niga high school atari mu Rwanda, muri Kenya. Yiyahuye kubera depression, byari byamurenze. Byarambabaje. Nje no mu Rwanda ni kimwe, abantu bafite depression na anxiety icyo bakora ni iki? Kujya mu nzoga, kujya muri drugs, ibiki, kugira ngo biruhure. Nta hantu bafite ubuhungiro, nta hantu ho kubaza, ho gusaba, nta muntu wo kuvugisha. So ikintu cya mbere nafata ni ku creating aho hantu nyine safe haven y'abo bantu nyine. Wow. Yeah. Byiza cyane. Ndumva ufite projet nini kandi yagira impact positive kuri societe nyarwanda, kuko ntekereza ko icyo kintu kiragoye kandi kigoye benshi. Benshi cyane cyane mu rubyiruko. Hanyuma Queen, wenda apari yo kuba ndi kugenda nibanda cyane kuri modeling, nawe uri umuntu nyine uvuga uti Queen ndi umuntu usanzwe kunda ibi, twinjire muri iyo sinaho use nk'utubwiza ukuri nyine ndakurya iki nk'iki kigushimisha, donc ikintu ukora ukumva uri free, uri having a fun muri wowe ni ibiki? Katubanze ku biryo. Nkunda inkoko. Nkunda inkoko cyane. Inkoko ni my number one favorite food nyine, niyo nkunda. Iyo nayibonye nko mu cyumweru mba numva narwaye. Uzi kuri mu Banyarwanda babayeho neza. Ujye ugerageza kurya inkoko buri cyumweru? Ndagerageza nyine mu buzima nyine no kugerageza. Icyo nkunda kurya kivuze, icyo nkunda gukora when on my free time, nkunda kunywa jus ya mango. Nta mu minsi unywa kabyeri? Jus ya mango. Jus ya mango my favorite. Nkunda no kureba Netflix, YouTube, Instagram. Okay, tumva ari fresh. Ubwo ni ukuvuga ngo akenshi ukunda kuba uri mu buzima buri pose kuko uri mu rugo cyane. Ugiye abandi wenda ashobora kuba bati nkunda gutembera cyane, kuba ni kumwe n'abantu. Ndumva wowe gutembera ndabikora, ariko internet n'ubuzima bwa loneliness ntabwo bwakugora. Ntabwo bwankora na lockdown ntabwo igingora. Yego. Okay. Sawa, aho ni sawa. Hanyuma ikamba wambaye wenda twinjije kwirushanwa bimeze bite? Uzajya ni Vietnam niba ntibeshye? Butaliyani. Ni Butaliyani wowe ya. We ni mu Butaliyani. Ni irushanwa navuga ko ni rinini kuko nabonye rimaze igihe kinini cyane kandi ryitabirwa n'abantu mu bihugu bitandukanye. Ariko iyo ari byose hari icyo usaba Abanyarwanda, hari icyo ufite ku mutima. Uvuga uti Banyarwandakazi mudukurikiye, waba uri hanze waba uri he, mutanga ino support imeze gutya?
ni iyihe wifuza imbere na mbere wenda cyangwa se support runaka wasaba abanyarwanda? Abanyarwanda support twabasaba ni gukoresha social media mutu supportinganye muturi inyuma ko tugiye kuhagarira u Rwanda. Mostly batubona n'u Rwanda, ntabwo twanditseho amazina yacu cyangwa iki, twanditsweho u Rwanda. So dukeneye support y'abanyarwanda batube inyuma kugira ngo ayo makamba tuzayazane mu Rwanda. Kari nigeze kukubwira umumodo cyangwa se umumodel witwa Giselle, niwe wa mbere ku isi. Nakubwiye ngo umumodo wa mbere ku isi, niko nakubwiye bwa mbere, ntabwo nigeze nkubwira izina, yitwa Giselle. Yinjiza cyangwa se afite amafaranga agera kuri, cyangwa se afite umutungo wa miliyoni 44 z'amadolari. Ni kariyeri abanyarwanda batarumva cyane, mbibona mu buryo bw'uko nyine nk'umwana ushatse kubyangajamo akenshi bavuga ati si bino ntibigiyemo n'ibiki. Ubwo ni kuyaba imitingane. Donc wowe iyo ubonye nk'iyo level kuri urwo ruhande ukabona naho ibintu byacu biri, ubona hakorwa iki kugira ngo nyine Queen nze kumuhamagara mubwire nti wanguriye akantu nk'icingwagasi nkahita mbona momo yangira turitse? Number one thing no kugira ngo abantu nyine bakangurire nyine kumenya ko modeling atari ibintu byo kugenda mu bwiza kugaragaza umubiri gusa n'ibiki. Modeling ni career, ni carrière abantu bagombwa nawe gushakisha. Rero abanyarwanda, abakobwa b'abanyarwanda ntago baba bafite izo opportunities zo kugaragaza nyine zo kujya mu ibi bintu bya modeling n'ibiki. So nimba ufite umwana ubikunze cyane ni ukumuha support, akagira nawe ahantu nawe azagenda ku representing u Rwanda nyine nawe kugira ngo amenyekane, anagere wenda kuri urwo rugero rwa Giselle. Fresh. Hanyuma abantu mukora modeling mbona ibintu bijyanye no kwambara ama bikini murabyumva ntacyo biba bibatwaye, ariko ni ibintu tutarumva. Kenshi byibuka hari abamisi bagiye bajya mu marushanwa kumva ngo yanze kwambara bikini ngo yashyize akantu cyangwa bakamusezera kubera nyine yananije abantu mu bijyanye niyo etape igezweho. Wowe mu rugo barabyumva, wowe urabyumva, ariko wowe urabyumva kameme kuko uri muri kariyeri, ahubwo wowe environment yawe igukikije ibyumva ute kuri iyo ngingo tutazagira mu Butaliyani tukumva tuti Queen nawe yanze kwambara bikini? Njye mwaya marushanwa nyine batweretse ama competition nyine ahari, amakamba ahari. So menshi mwayo makamba nyine izo competition baduhaye bose bambara bikini menshi yabo. So ni ikintu twiteguye kuva twitabira iryo rushanwa rya Miss Global Beauty. Na famille yanjye nari babyiye kuko bose baransupport abandi nyuma kuko bazi ko ari ibintu nakunze kuva nkiri muto, ni ibintu nshaka kugira career yanjye bizajya binyinjiriza. So bose bandi nyuma. Se she wazayibona ate nabona uri kutwereka kibero kandi nawe arabizi no issue. Aragushyigikira ntari Anshyigikira. Yumva fresh arabati ira ni kariyeri nakazi. Nakazi. Abantu bigonga akabati washere nawe zaburengereye kabisa. Arabyumva. Mumara igihe kingana iki? Numve niba atari ukuguhara. Imyaka 4. Apo wani sawa. Ahubwo se ko mutaduha amazi ariko nta mu minsi w'umugore ubaho. Naho we wabaye uretse cyane rwose. Ndacyari ngo iyo bitinze birapfa, ntabwo ubu barabeshye cyane bitinze birakomera. Birakomera cyane ahubwo biba byuzuyemo amavuta y'imwe. Iyo ugiye mu mavuta se ujya gusengera ko wari ukomoje ku mavuta nkahita numva ko hari ukuntu ujya mu mavuta. Idini turishire kando. Ntabwo ari ibintu ugira, ntabwo ari ibintu mbona ari personal decision y'umuntu, ntabwo njya mbijyamo, ntabwo njya muri public yabyo. So ni nkaho ari ibijyanye imbere yanjye n'Imana. Okay, sawa cyane. Queen, none se uri mu minsi ariko ibyo byose kujya mu marushanwa y'ubwiza hari abandi warebeyeho wambwiyeho hanze, hano mu Rwanda hari abakwinspira modeling?
sinabeshya mu Rwanda nta modeling nyinshi nahabonye, na opportunities nyinshi nahabonye nkigera mu Rwanda nyine. Na tryinze cyane kwa applying ama modeling ibiki, small casting, modeling casting ibiki byose byaranze. Nabonaga mu Rwanda opportunities zo kumodeling ari nkeya, so minimum, ku buryo nyine ni abantu banazi ko modeling ari kariya, ko hari ikintu umuntu yakora kikamubeshaho, nta muntu ubizi, nta n'umuntu ubizi. Ubibwiye n'umuntu utakurikirana nuza ibyo bintu yanaguseka. Iki cyakugoye uba muri Nairobi ko atari mu rugo iwanyu? Ikintu utazibagira ujye uvuga uti hari umukobwa w'inshuti yanjye wiga ibyo mbwira uti ubukode bungeza ahantu. muri Kenya nagiye niga primaire, so ni nkaho nahakuriye. So icyandushaga ni maybe kuba mu ishuri. Hari igihe twagiye gukora ikizami national nyine, ukumva ngo hari amafaranga tugomba kureba kuko utari umunyakenya, ngo ama scholarship ahari n'ay'abanyakenya, ntabwo uri umunyakenya. Icyo nicyo cyangoraga kuko every time banyibutsaga ko nari umunyakenya, ntabwo uri umunyakenya, ntabwo uri umunyakenya, ntabwo that's it. Hari umuntu w'inshuti yanjye wajya kuvuga ngo ni abakenya ariko ntabwo ntutse abavandimwe b'abanyakenya, ariko hari umuntu wakundaga kubimbwira akavuga ngo ubwo nguri umudage ngo waburiye kugira nyine avuge ibintu byinshi gutukana nyine idage abakenya n'ibiki, ariko nabo bagukoze ibintu nk'ibyo nyine tu. Hanyuma Queen, turi gusoza rero, nakuganije cyane. Nicyo wahabwira abanyarwanda by'umwihariko ubundi nkakureka ugakomeza gahunda z'imyiteguro hazaza ubundi ku kibuga cy'indege nje kukubwira ni much respect. Cyo nababwira ni kongera kubakangurira kujya mu irushanwa, cyane cyane abakobwa, abana b'abakobwa, ni kujya mu irushanwa kugira ngo wigaragaze, ubone ama opportunity menshi arenze nayo twebwe twabonye wenda. Ya no gusenga Imana. Asante.